ntegura ubukwe no mu gihe cy'ubukwe nyine aho ngaho rwose nahise byarongeye biragaruka yego avuga ni Imana yanjye hariya nta papa afite nta mama afite ndanarira rwose icyo gihe naranarize urabona iyo ubyaye umwana bamugushyira mu gatuza nahise ndira muganga arambaza ati ntabwo wishimiye umwana ndavuga nti ndamwishimiye ariko numvaga nyirakuru yakagombye kuba hari mama wanjye n'uwo mwana amaze gupfa numvaga nkeneye umuntu numvaga nkeneye mama numvaga mbese nshaka ngo mpobere Justin ngo wifuzaga umusore uzaza mu buzima bwawe ariko akanakora cya kintu cy'akababaro ufite k'ababyeyi bawe wabuze ukiri muto cyane waje kugira ku ntego zawe wowe wifuzaga niwe wabonye yego niwe nabonye ndetse byaranarenze numva umubabaro urashize numva Imana icyo kintu yari yakinkoreye pe impa umuntu uhuye n'umutima wanjye impa umuntu ariko ugize gutyo ugira ibyago igitaba Imana reka nongeye subira inyuma gato cyane bitewe n'ibyo wari umaze kutubwira wa muntu wagukije akababaro agiye ntabwo byahise biba ibintu bisuye inyuma cyane cyane kuvuga ngo yari wa muntu wamenyereje ibintu byose kubikora buri kimwe cyose guhera ku rukweto kugera ku musatsi mavuta yo mu mutwe buri kimwe cyose akabigukorera byose akabikora noneho nyine nk'uko warumbajije amaze gupfa byarangoye sinari nzi n'isoko aho riba kuri yari byose kuri we pe yego pe umva ukibwira kuri icyo jambo ko birangiye yapfuye turi kumwe twari kumwe kwa muganga yapfuye narabirebaga gutya ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali twizeye ko muri kwibona imeze neza cyane ndi kumwe n'uyu mubyeyi mwiza cyane nkubwiza ukuri ko ubwa mbere mubonye face to face ariko ni beautiful cyane ni mwiza cyane uko mubona kuri televiziyo tumubona muri filime mu biganiro byo kuri YouTube kuri Justin TV show ni nako asa rwose arabirenza ahubwo nta makeup no makeup nta makeup iyo umuntu akubwiye kuri mwiza ufata gute Justin mbere ko guha ikaze bintera ubwoba bigutera ubwoba yego cyane ko jewe ntago mbibona nk'uko umuntu yabimbwiye mba numva ari ikintu kinteye ubwoba nkumva ndushaho guca bugufi yego kigutera ubwoba se gute ntabwo ndi kubisobanukirwa neza urabona hari ukuntu kera iyo baratubwira ngo iyo ubwiye umwana ngo ni mwiza bakura yibona ngo arirata akagira gute rero rimwe na rimwe nawe abo ugenda ubona beza ukabona barirata koko yego kabasa ko wamaye kuba umuntu yambwira gutyo nkumva ndushijeho rero kuba naca bugufi cyane nkavuga ni Imana icyubahiro ni cyawe God is grace batangiye kubikubwira rero hari ryari watangiye kubyumva ryari mu matwi yawe oya nibyo vuba kubera iki mbere ntabwo wayikubwiraga ndumva umugabo wanjye ari wabimbwiye niwe nibuka wabimbwiye ababyeyi se ntabwo wayikubwiraga ababyeyi rero kubera twigiye nabaga mu cyaro yego noneho wenda banapfa nkiri mutoya afite imyaka 11 ntago nabanye nabigiye kinini uburyo wenda babimbwiraga yego mbere uko nkomeza ikiganiro nyemera mbanze mbwire abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo ni umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira ahandi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagera na paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari icyizere kandi icyizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima iki ni Genuine Kunga Therapy Center ivuriro ridakoresha imiti mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza butangiye gukira
basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano, cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse n'i Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64, cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake, ugafata icyemezo ukavuga uti reka nsanga amahirwe yanjye muri genuine kunga therapy. Genuine kunga therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Ni Justin niwe tugiye guha ikaze mu kino kiganiro cyacu, twamuhaye iryo kaze mu kiganiro cyacu inkuru yanjye. Justin, twishime kuba turi kumwe nawe. Reka duhite duhera kuri icyo kintu, gupfusha ababyeyi ukiri mutoya, biryana gute? Hari ryari? Hari muri 1993. Yego. Nibwo papa yapfuye. Yego. Urambaje ngo biryana gute? Nta wundi wabyumva uretse wowe birimo. Umubabaro w'umuntu akenshi tujya twibeshya ngo ushaka kuwusangira n'undi, ariko ntago bishoboka. Yagufasha nyine kugendana urwo rugendo, ariko imbere inside haba hari hakomeretse cyane. Rero kubura ababyeyi uri muto, umuntu nyogokuru yajyaga atubwira ngo bana banjye ngo ubupfubyi bumenye ukuze, ntitumenye icyo avuze. Ariko iyo ukuze nibwo ugenda noneho ureba ati burya bwose umubyeyi yarakenewe, mama yarakenewe, papa yarakenewe. Noneho wagira n'ikintu runaka ukumva wifuje ko umubyeyi wawe yakahabaye, ariko ukirengagiza ko hari n'ababafite batari muri ibyo birori byabo, cyangwa batabake muri icyo kibazo. Ariko kubera kuri imfubyi uba wumva hari gap, haba hari ikintu kibura. Igihe cyose wabona abandi bakoze ibirori ababyeyi babo bahari, uvuga uti nanjye yaza kuba hari. Wakora ubukwe, washyingirwa, amarira akagutanga imbere, ukavuga uti mana yanjye ubu koko ndakora ubundi birori by'iki, mama ntawe uhari, papa ntawe uhari. Birababaza cyane. Wabyara ukavuga uti se noneho ndereka umwana ninde ndi bumwereke, ninde uri buze kumpemba, nubwo wenda uba ufite n'undi muryango mugari, inshuti, ariko icyo kintu ntikibura. Ntabwo kibura. Buri gihe uba wumva uvuga ngo mami yaza kuba hari. Mu rugo ukavuga uti wenda niwe nari kugisha inama bwa mbere, niwe nari kubwira ikimbabaje, niwe nari kubwira ikitagenda. Icyo kintu rero kirababaza cyane. Byanze kunze kirababaza. Papa na mama wababuriye icyarimwe? Oya, ntago bagendeye icyarimwe. Mama yapfuye 97. Yego. Ariko nabwo urumva navukiye Bugande. Yego. Rero twaje mu Rwanda 94 irangira. Yego. Mama musigayo, jewe nje kwiga. Ntabwo yitabye Imana mutari kumwe? Ntabwo mwabana? Ntabwo twari. None indi shock. Yego. Kuko urumva muheruka 94 afite 97. Ntabwo rero twaherukanaga. Ntabwo yabaye shock nini cyane kuri wowe? Ntunamusezeye noneho? Ntabwo yabaye shock nini cyane kuri, ntabwo cyabaye gikomere kirenze ukwemera kuri wowe? Ni bya bindi navugaga, iyo ukiri umwana rimwe na rimwe hari ibintu butaramenya neza. Yego. Ntabwo icyo gihe nabyumvise ko ari shock, ahubwo nyuma yaho nibwo noneho cyankomereye cyane. Yego. Ariko bikiba ntabwo numvaga ibyo biri kumbaho, ntabwo nabyumvishaga ko nahise ngenda njye Bugande, nyine turashyingura niho yaguye. Ariko sinumvaga ibyo ari byo. Ariko uko imyaka igenda iza, nkumva nyine hari ikibazo mfite. Watubwiye henshi cyane ugakwiye kuba wifuza kubona ababyeyi bawe, ukavuga uti iyaba papa hari, iyaba mama yari muri bino birori, cyangwa ari no mu bindi. Ni hehe wageze ukumva koko urakomerewe, ukavuga uti iyaba ababyeyi banjye bari hano? Igihe cy'ubukwe. Yego. Ntegura ubukwe, no mu gihe cy'ubukwe nyine aho ngaho rwose nahise byarongeye biragaruka. Yego. Ndavuga ni Mana yanjye, hariya nta papa afite, nta mama afite. Ndanarira rwose. Icyo gihe naranarize, ntumenye mbese ukuntu bije, amarira ahitaza, utazi ngo bigenze bite. Ikindi gihe ni igihe nabyaraga umwana wanjye wa mbere. Nabwo nabaye shocked. Ndavuga ni Mana yanjye, nta mama uhari. Urabona iyo ubyaye umwana bamugushyira mu gatuza. Nahise ndira. Muganga arambaza ati ntabwo wishimiye umwana? Ndavuga ndamwishimiye, ariko numvaga
nyirakuru yakagombye kuba hari mama wawe mama wanjye yego ariko nyine ukavuga uti yaba hari bamfashije yego yego ubundi bwa gatatu yego ni igihe nanone narwazaga umwana narwaje umwana wa kabiri nkumva ndananiwe nkumva imbaraga z'umubiri zirananiwe yego nkabona nta wundi muntu ufite wo kunyakira kavuga ni mami yaza kuba hari byibuze rimwe murwaje nigeze kubura umuntu umerekeza yavurirwaga iruri yego mu karere ka Gakenke mbura umuntu n'umwe abantu bose bari busy umugabo ari mu kazi nari butakazi ngo aje kwicara kwa muganga mbura umuntu n'umwe pe abantu bose bari busy ndavuga ni mana dore ubupfubyi icyo bukora ubu koko mami yaza kuba hari yari kumperekeza twari kujyana urumva rero mu by'ukuri umubyeyi wawe umwibuka iyo habaye ikintu kimukwibutsa nyine yakagombye gukora icyo gihe rwose n'uwo mwana amaze gupfa numvaga nkeneye umuntu numvaga nkeneye mama numvaga mbese nshaka ngo mpobere umwana yaje gupfa yego nkumva ndashaka mama byambayeho ni n'ubwa mbere mbivuze nkumva mbese ndashaka umuntu wampobera mu cyimbo cya mama cyangwa ngo mubone mbese ndirire ku bitugu bye vuge ndababaye mbese mwumvisha agahinda kanjye mwumvisha umubabaro wanjye Justin ndumva ari ibintu bibi bikurikirana ugize gutyo upfusha mama papa ukiri muto cyane none ugize gutyo ushaka udafite ababyeyi bombi biba shock ikomeye cyane kuri we biranakuriza wa mugani nk'uko wabitubwiye uza kujya gutyo uza gupfusha umwana wawe icyo ni ikindi kibi cyane mupfusha udafite mama aho ngo ntabwo wumvise isi ko urangiriyeho kuki ibintu binkurikirana kubera iki yego ibyo bibazo ntabwo bibura ntabwo ubura kubyibaza cyane ko ubona nta bindi byiringiro bisigaye ufite nta muntu wundi uri bukumve niyo mpamvu buri gihe nyine agahinda k'umwana udafite umubyeyi gahoraho ikintu cyose uba wumva nyine yakabaye kuba hari rero kumva ngo usinguyeho nibyo uhita wumva nta wundi uri bukumve nta wundi uri buririre ngo akumve kurumva n'umugabo nawe aba ari down aba nawe yacitse intege abababaye nubwo nawe yihagarara akaba yagukomeza ariko uba wumva hari mama yakagombye kuba hari byibuze anyumve yumve uwo mubabaro wanjye yumve mbivuga yumve ndira ambona ndira nta wageze ukumva utangiye kwitotombera imana kubera iki yego bibaho muri ubu buzima twambaye umubiri gusa ariko ntabwo ari ukwitotomba ko kwituka je numvaga narayibazaga ntimana ko numvaga narashyize ibyiringiro byanjye mu mana nkavuga nibyo byose uyu mwana azakira nubwo yari indwara ikomeye ariko numvaga imana ishobora byose nari narabyisetinze rwose numva imana irampemukiye ndavuga ntimana ntabwo ibi wabinkora yego numva nyine birashaririye yego ndayibwira ntimana ni ukuri urampemukiye pe urambabaje yego urambabaje ariko iyo umuntu asenga imana umwuka wera araza akakuganiriza umwuka wera yagiye anganiriza yagiye ansanga mu bitekerezo ndibuka nyine numvaga bimbabaje bibaye biri ku rwego rukomeye mvuga Imana kuki umwana wanjye apfuye kuki utamukijije kandi numvaga nkwizeye numvaga ibyiringiro byanjye biri mu Mana ko azakira yego bigenze gutyo rero numva umwuka wera aranganiriza arambwira ati se ati ubu nta bandi bajya bapfa yabura ukwezi kumwe ngo akwize imyaka 2 nta bandi bana bajya bapfa kandi batarwaye ari bazima noneho wawe yaranarwaye impamvu yabyo ndayumvise nkumva nyine ko izashumbusha izampa abandi bana bivuze iyo umuntu agize agahinda agomba no kwikonsora byanze bikunze ubundi mu by'ukuri nuko bitunanira ariko byakagombye guhera muri twebwe twebwe tuba twiyumva umuntu niwe uba wiyumva niwe uba wiyumva imbere aho kugira ngo wihemukire wange kwakira ikikubayeho ugerageza we kwiyumvisha ko uko biri kose hari undi uri hasi cyangwa hari undi uri hanyuma yawe ibyo rero iyo ubitekerejeho ugenda ubitekerezaho ntiwumve ko ari wowe ugowe ntiwumve ko ari wowe bibayeho bwa mbere biragufasha bigufasha gukomeza ndetse n'umutima ukagenda ukira n'icyo gikomere kikagenda cyomoka bivuze cyane bibujije ko wabona n'undi muntu wizeye akagufasha
ariko mu gihe utamufite nawe ubwawe ushobora kwikorera ubwo bujyanama. Waje gushaka niko watubwiye dutangiye ufite umugabo muri kumwe uyu munsi? Oya, ntabwo turi kumwe. Yaje kwita Imana? Yego. Ryari? 2021. Ejo bundi? Yego. Byagiye bikubaho Mpfusha ababyeyi, Mpfusha umwana, umugabo yitabye Imana, aho byari bimeze gute? Justin, nubwo wenda gusubira muri urwo rugendo bitoroshye, byari bimeze gute? Wenda kurusubiramo ntago bigoye kuko ni ibintu biba byarabaye ku muntu. Navuga ko ari ikintu nyine n'amateka, ni ibintu biba byarakuba nyine, ni my story mugane wawe. Warabyakiriye? Ntago biba byoroshye kubyakira. Umuntu yababeshye pe, avuze ngo iki kintu cyarabaye mpita nyakira, naba mbeshye. Kirabanza kikakubuza nyine ukababara, ukibaza ibibazo byinshi, ukavuga uti noneho Mana bigenze bite, iyi niyo finale noneho. Yego. Birababaza nabyo kuba wari ufite umuntu muri kumwe, mwumva ibintu kimwe, ugukunda, buri kimwe cyose uzi ko ari wowe ugikesha, mu kanya wagumbye ukamubura. Bamubise kurangiriyeho, bumva nta cyerekezo ufite. Ukibwirwa iryo jambo ko birangiye? Yapfuye turi kumwe, twari kumwe kwa muganga. Yapfuye narabirebaga gutya, mbona nyine birarangiye. Urabona hari imashini kwa muganga ziba zihari zigaragaza ko ntuzi imeze. Mbona nyine najya kambireba muri filime, nkabona ukuntu agashinge kajemo akarongo. Ndavuga ni Mana yanjye birarangiye pe. Nyine abaganga bahita baza bati, ndavuga ni nabibonye. Yapfuye atari kumwe n'abaganga, ariwe muri kumwe nta muganga wawe? Abaganga ni kwa kundi baba bari muri Turi bagenda bagera ku murwayi, bari hafi yanjye aho ku wundi murwayi. Ariko nyine mbona ko birangiye. Kubona umuntu wawe ashiramo umwuka ubyibonera ntabwo ari ibintu bigoye cyane? Rero hari igihe Imana nayo igushyira mu kinya ukumva ibintu bikakubaho, ukibase ni bye biri kubaho, ukumva sometimes nta nubwo uri kumva biri kubaho, aho ukabyumva nyuma, ukabimenya nyuma, ukugenda ugarura ubwenge ku gihe, ukugenda utekereza, nibwo noneho wa mubabaro wongera kugaruka kurenza uko ibibaye ako kanya uba utazi biri kubaho. Yego. Watangiye kumva umubabaro ryari? Urumva bya bindi byose byagendaga kubaho, kwitotombera Imana, none ugeze gutyo upfusha umugabo, nyuma y'ibyo byose byagiye bikubaho kandi nabyo binini cyane. Watangiye kumva umubabaro ryari? Umubabaro bikiba, nahise mpamagara abana nyine baraza barabibona. Umubabaro nabanje kugira mbereho nk'iminsi 2, numva ntabwo ndi kubyakira, mbese nkajya niyumvisha yapfuye, nkavuga Imana mbabarira ibi bintu bindenze, ndumva nabishobora. Ariko nyine biraba, nyine umubabaro ntabwo ushobora kumenya ngo uvuye hehe ako kanya, ariko mbere yaho nibwo nabitekerezaga, nkumva birambabaje cyane, nkumva sinabisiporta, nkareba abana agahinda kakanyice, nkareba ukuntu bameze, nza no kubicaza arwaye, ndababwira nti rero dada ameze nabi, no cyari gihe cya covid, nta muntu ugenda, nta muntu usura, ndabateguza byo nari mbizi, ndabwira nti dadi ameze nabi, ashobora kuzagaruka, Imana itugiriye ubuntu yakira, nibidakunda ariko tugomba kubyakira. Rero muri icyo gihe nibwo numvaga umubabaro mwinshi cyane, bimaze kuba nyinemera nkaho mbaye nk'igiti, numva ndavuga ni Imana nanone birongeye birabaye. Umutima wanjye nyine numva ubaye nk'ikinya, ariko uko iminsi igenda ishira nanone birongeye birabaye. Ubwo urumva hajemo ababyeyi bawe barapfuye, hajemo umwana wawe, hajemo umugabo wawe. Ntabwo wongeye kwitotombera Imana ibwira ibi ni ibiki ukoze kubera ikige? Yego, ibyo ntabwo bibura pe, uba wumva Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi kandi irabizi, irabyemera ko
ushobora kuyitotombera kuyituka kubabara ukavuga uti Imana kubera iki uri umugome rimwe na rimwe hari n'igihe nk'aba kansara batabisobanukiwe babuza abantu kwitotomba ntabwo kwitotomba mbishyigikiye ariko iyo uri mu gihe nk'icyo ntabwo nanone ugomba kurenzaho ngo umere nk'aho nta cyabaye Imana ibihari ni umubyeyi wibwira ibyo ushatse ahubwo ntuheranwe nabyo ukaza kuva muri uwo mubabaro muri ako gahinda ukongera ukagaruka uvuga uti Imana nubwo byari bimeze gute ariko Imana ni umubyeyi yego rero bibaho kumva Imana urayanze kumva urashaririwe kumva ntushaka no kumva ukubwira Imana hari igitabo nigeze gusoma nyine bavuga ngo ibintu umuntu adakwiriye kubwira umuntu wagize ibyago ngo ihangane Imana irabizi Imana izagushumbusha mbese bavugaga ko hari igihe ushaka kubwira umuntu gutyo kandi we noneho ari kubreminga Imana avuga ati Imana ni ingome niyo yangiriye ibi noneho ukaza uvuga ngo humura Imana irakuzi Imana iragukunda kandi uzi kwita kuzi akarushaho noneho kusharirirwa ku buryo rero hari amagambo amwe namwe aba adakwiriye kuba wabwira umuntu ahubwo ukamurekera atayimuye wabishobora ukamukoraho gusa ariko hari igihe ushaka kumubwira iri jambo rikamukomeretsaho kurenza ariko n'ijambo ryitwa ngo komera burya ni ryiza komera ntago naryo ari ryiza nose akomere gutese ntabwo hari ari igihe cyo gukomera mu byukuri wapi tujye tubigenza gutese no icecekere mukoreho umuhobere niba ubishoboye ariko amagambo menshi uramutse umubwira ndakumva se wenda nk'icyo wenda ndakumva ndi kumwe nawe kumubwira ati Imana izagira gutya hari igihe uburakari iyo Mana nahise ayo magambo barayakubwira gukumva ntabwo bari bakwiye kuyakubwira barabikubwira kumva nyine ni mwivugire ntabwo muzi umubabaro mfite ntabwo muzi agahinda mfite ntabwo muzi ibyo ndi gucamo kumbwira komera se ndakomera hawo shingiye kuki gute ndakomera shingiye kuki yego rero kubwira abana bawe ntabwo byabaye ibintu bigoye kubibabwira amaze kwitaba Imana byari bigoye ariko nahise nyine mpamagara nyirasenge arabazana nasanga birarangiye nyine ndahabwira dadi dore n'ubu ngubu nyine byarangiye ntimuzongera kumubona nyine mukuru arabyumva ariko undi ntiyarazi ibyo ari byo akajya amukoraho ufite abana babiri batatu n'undi yari akiri uruhinja yari afite amezi 8 yego yari muto cyane nabyo ntabwo ari urugamba ruba rworoshye Justin tukuzi mu biganiro bitandukanye duhereye cyane cyane ku nkuru yawe kugira ngo banze bamenye ngo ese ubundi Justin tubona mu biganiro kuri YouTube channel yiwe yitwa Justin TV show tubona mu biganiro cyangwa mu mafilime atandukanye cyane cyane kuri filime ica kuri televiziyo Rwanda yitwa Impanga TV Impanga series iyo ngiyo ndakeka ko benshi bayizi ni naho bakuzi ndetse no kuri YouTube channel mu biganiro byawe twubanje kumenya ngo ni muntu ki ariko ntabwo ari umuntu w'akababaro gusa niki cyagushimishije kurenza ibindi byose mu buzima bwawe Justin rero haba hari utuntu dutandukanye tuba twaragiye dushimisha umuntu cyane ko muri ubu buzima uyu munsi uraseka ejo ukababara ejo urababara ejo bundi ugaseka ni uruvangitirane uyu munsi ushobora kuba wishimye mu kandi kanya ukumva inkuru nziza rero wenda mpereye kuri icyo warumbaje ngo ni ikihe kintu cyashimishije mu buzima mu buzima muri rusange wenda apari y'ibyo byose nagiye ncamo n'ubundi ntawe uzi imbere uko hameze uretse ko tuvuga ngo imbere ni heza ariko ntawe uzi ngo ejo hameze hate n'ibyiringiro umuntu aba afite rero nashimishijwe no kuba narakuze muri ubwo buzima bw'ubupfubyi nkagerageza kwitwara neza numva icyo kintu ari ishema kuri kwitwara neza gute kwitwara neza urabona imfubyi abantu benshi bumva ko bariyandarika babindaya ingeso mbi none waba uri no muri famiye ugasanga mbese abantu bakuriye mu mafamiye bakunda nyine bafata ukuntu kutariko sometimes ibirara kwitwa ibirara kwitwa rero icyo kintu cyarashimishije nta mama nari mfite undi hafi ngo ngire inama nta papa nari mfite ngo ngire inama ariko
kuba narabaye muri famiye nkabasha kwitwara neza nkahava nshyingirwa nambika ikamba ababyeyi bari bahari cyo kintu cyaranshimishije cyane cyaranshimishije kuko mu buzima bwanjye mparanira kwihesha agaciro nanga umuntu wasuzugura mu buzima ndabyanga rero mparanira buri gihe kwiyubaha no kwihesha agaciro kugira ngo undi muntu atumva ko mbese hari icyo mukeneyeho niyo naba ntikeneye umva ntabwo wabimenya byari byoroshye kugira ngo abagabo batagushuka cyangwa abasore batagushuka kandi ntufite mama kugira inama akubwira ati nyaboneka gufite ababyeyi ariko burya byanze bikunze umubyeyi n'umubyeyi ntabwo byari bigoye muri icyo gihe hazaga abasore ntabwo byangoye ko narigaga nyine navaga mu rugo nkajya ku ishuri nkataha nigaga ntaha ntabwo ari uko wenda abo bahungu batari bahari cyangwa abo bagabo ariko nari mfite intego mu buzima numvaga ko twiganaga n'abanyeshuri bamwe batwara inda bakiri mu wa mbere abandi mu wa kabiri noneho ugasanga umuntu acikirije amashuri ye ibyo nkabyanga rero noneho Imana irankundira nayo iramfata ndagenda nibera mu Mana mera nk'aho ibyo hanze ntabizi nibera mu Mana nibera nk'impumyi yibereye mu Mana ku ishuri nkaba nibereye mu materaniro saa sita twajyaga muri pause tukajya mu materaniro nkava mu materaniro nimugoroba pause yarangira tugasubira amasomo nkataha rero byatumye hari ikintu ntigeze njyamo nk'ibintu bya copinage je ntabyo nigeze njyamo ntabyo washatse umugabo utarigeze uca no muri copinage n'ukuri kw'Imana ntabyo nzi wakudaye n'umugabo umwe se umwe rukumbi n'ukuri urabeshya ntago mbeshya umugabo umwe rukumbi birashoboka se kandi byarashobotse we araza aragutereta ntihajye wa kabiri n'uwa gatatu n'ukuri kw'Imana niwe wa mbere abandi baragutesa ubatera indobo nyine urumva ni bya bindi ni cya kintu narwanaga nacyo cyo kwiyubaha cyo kutiyandarika mbese cyuko umuntu atamfata uko ntari cyo kumva ngo dore wa mwana wo kwa runaka durasigaye kururukana n'abahungu dore ibyo narabyangaga cyane icyo gihe umugabo wawe aza atari umugabo wawe aje kugutereta ntiwigeze ukundana n'abandi basore ngo umenye ngo bigenda gute byarakore guhita umuhitamo uvuga uti n'uyu nguyu byanze bikunze muri icyo gihe nyine urumva nkiga na segonderi nari narikiriyeho intego zanjye ndavuga nti jyewe nzakora ubukwe ndangije kaminuza nkumva nicyo gihe nzajya mu rukundo n'umuntu nyine uwo nzumva umutima wanjye wishimiye rero icyo gihe byarankundiye ariko urwo rugendo rwose ushobora kwibaza uti se wabigenje ute kugira ngo nyine utajya muri ibyo byose nakubwiye muri segonderi sinigeze nkora copinage ntayo nzi hari n'igihe nasangaga nyine nk'umuhungu yanyandikiye mu dukaye nkadufata nkaduca ko numvaga mbitinya cyane numvaga mbitinya ariko nabo baza kumenya bavuga ati Justine n'umurokore nta muntu wamukorwa noneho nigaga no mu kigo nigaga electronique urumva nigaga mu bahungu benshi noneho kuva mu wa kane nigaga mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu nari umukobwa umwe muri classe mu bahungu 60 bakanankunda cyane bakandwanira n'ishyaka rwose ariko nabo bagashyiraho kakantu kuko ari pasiteri ntihagire mbese umuntu unyubahuka ngo ambwire ibyo yiboneye byose ambwire amafuti yose ariko bakankunda bakandwanira ishyaka nta muntu washoboraga kumvuga nabi bahari urumva umukobwa umwe mu bahungu bose mu bahungu 60 baya ndirimbo ngo agahungu kamwe mu bakobwa 100 icyo gihe urumva umugabo aza yaje ndangije kaminuza wese umwemera se wese uvuga uti n'uyu nguyu byanze kunze nta wundi ugomba kumukurikira yego nari mfite abantu benshi ariko nyine nkumva ntabwo bajyanye nabwuzanjye numvaga nyine gusa nyine nkahita makanira umuntu hano ndashaka kubivuga neza n'abakobwa babyumve ibintu byo gutendeka ntabwo ari byiza je nta nibyo nigeze nkora nuvuga ngo niba umuhungu aje akambwira ati ndagukunda nambwiraga nti okay fine urakoze mfite undi bikaba birangiye bimwe ya campaign yigeze kuba ngo no y'umukobwa igiba no na yes be yes bagenda bitangiye kera no wowe wanze ikintu cyitwa ngo bagarira yose ntawe umenye irizera wapi no mu buzima bwanjye bwa buri munsi
ni yego cyangwa hoya nta hagati ngira. Uwo musore waruje wari umukundiye iki n'iki kidasanzwe cyatumye uvuga uti reka muhitemo mu bandi bose? Icyambere nari narabisengeye ndavuga nti Mana nkeneye umuntu umeze gutya na gutya nkunda. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo Rebeka Isaka arongora Rebeka ngo amumara umubabaro wa nyina. Numvaga nanjye nkeneye umuntu wamara umubabaro w'ubupfubyi cyangwa se ubuzima nagiye ncamo. Ikindi numvaga nasabaga Imana nashaka umuntu ukijijwe ko nanjye nari nkijijwe. Rero abandi bose nabonaga abenshi ntibabaga bakijijwe. Ari nayo kiritere yabanzaga ku murongo wa mbere. Udakijijwe wapi? Ntacyo kuvugana nawe rwose cyabaga gihari. Rero uwo nguwo waje ntabwo nahise mwemerera, ahubwo nanjye naramubonye mbona byavamo pe. Ndavuga n'uyu rwose yari mwiza bitewe n'ibyo nashakaga. Mbona nyine Imana irabisubije, ariko nawe sinahita mwemerera. Mbanza nanjye gukora ubushakashatsi bwanjye kuri we. Urabona hari igihe umuhungu aba yabanje kumenya umukobwa, akamenya ngo uyu mukobwa ni muntu ki, mbese nawe akareba criterias zose akabona arazujuje, akabona kumwaprocinga. Rero nanjye nahise ngerageza nca ku ruhande nshaka amakuru ndamumenya. Ari nabyo nyine ndi kubwira urubyiruko rwose, umuhungu namukunda ntazahita yumva ako kanya nyine, nawe nabanza akore amenye ese uyu muntu ni muntu ki, abayeho ate. Rimwe na rimwe abantu bagera mu bibazo kubera byibuze n'iby'ibanze yakagombye kumenya. Ntabwo azi umuntu, bahuriye mu bukwe just kubera ngo aramukunze pafu bahuriye ahantu runaka ngo aramukunze akamwemera. Rero mbere y'uko umuntu avuga yes, nawe banza umenye se ibintu ugiye kwiyangajamo urumva uhamanya n'umutima wawe ko uzabikomeza. Ese uyu muntu byibuze 50% uramuzi? Nta muntu umenya umuntu, abantu turi bagari. Nshaka kwiyereka gutya ariko ejo nkakwiyereka urundi ruhande. Rero biba bisaba ngo byibuze iby'ingenzi ubimenye. Noneho umwemerere wamaze kuvuga uti uko byagenda kose wenda ibindi nabyihanganye. Justin, ngo wifuzaga umusore uzaza mu buzima bwawe ariko akanakora cya kintu cy'akababaro ufite k'ababyeyi bawe wabuze ukiri muto cyane. Waje kugira ku ntego zawe wowe wifuzaga niwe wabonye? Yego, niwe nabonye. Ndetse byaranarenze. Numva umubabaro urashize, numva inshuti zanjye nizo zibizi, inshuti zanjye za bugufi barabizi cyane. N'iki kiganiro bagikurikira rwose bashaka kuzabikubwira ati turabizi ibyo avuga ko ari ukuri. Rero Imana icyo kintu yari yakinkoreye pe. Impa umuntu uhuye n'umutima wanjye, impa umuntu keretse tutari kuri kamera nibwo nabikubwira. Bitubwireho gato cyane ntacyo. Ariko ugize gutyo ugira ibyago igitaba Imana. Reka nongeye subira inyuma gato cyane bitewe n'ibyo wari umaze kutubwira. Wa muntu wagukije akababaro agiye ntabwo byahise biba ibintu bisubiye inyuma cyane. Gusubira inyuma ntibyabura, ntabwo byabura Gerard, ntabwo byabura. Umuntu yambaye umubiri, hari ibintu byinshi biba ugahita umwibuka, ugahita utekereza. Wenda warumbwa ati nivugemo gakeya kuri ibyo byose, nta nibanga ririmo. No kuvuga ngo yari wa muntu wamenyereje ibintu byose kubikora, buri kimwe cyose, guhera ku rukweto kugera ku musatsi, mavuta yo mu mutwe, buri kimwe cyose akabigukorera, byose akabikora. Noneho nyine nk'uko warumbajije amaze gupfa byarangoye. Sinari nzi n'isoko aho riba, sinari nzi naho bahahira. Nafashe telefone ye cyakora nkajya ndeba buri kintu cyose yabaga yaracyanditsemo, niba ari ibirayi, niba ari imyenda, niba ari inkweto, buri kimwe cyose cyanditsemo. Nkajya mfata izo nimero nkahamagara, nkajya kureba aho bari. Rero urumva mu by'ukuri yari byose kuri we pe. Yego pe. Ari abana, ari ababa mu rugo, twese nuko yadutwaraga. Ubwo butwari bwakwigishije iki? Umva ikintu byanyeretse nuko hari Imana icungura imibabaro. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rwa rugendo rw'ubupfubyi nagize, Imana yabinyuranyijemo impa umuntu noneho nyumva kandi unkunda, noneho akora n'ibirenze ibyo gihe natekerezaga. Ikintu nari narigeze nifuza mu buzima
Imana ibirakimpaye. Abagabo ni bake cyane bagiye gutya akavuga ati reka njye mu isoko njye kugurira umudamu wanjye amavuta yo mu mutwe, reka njye kumurebera imyenda, reka njye kumurebera ibyo akoresha mu rugo, akita no ku bana byose gutyo. Akenshi usanga bikorwa n'abadamu byose n'iki. Icyo kintu ukikorerwa bwa mbere ubona ariko ameze ntabwo byagutunga ukigera mu rugo ukabona byose kwigukorera? Ntabwo byantunguye kuko numvaga bimpaye amahoro. Uko urumva nta handi nari narigezemo. Kameme washatse barakubwiye umugabo ameze gutya. Yego, okay. Umugabo n'umwana wundi, umugabo ugomba kumwitwararika, ariko ubu ni bitandukanye n'ibyo bakubwira. Bitandukanye. Aha ngaha wenda ari nacyo wenda nanone nabwira abubatse, hari igihe tujya umuntu ashaka nk'abagore barakubwiye ibintu byinshi, noneho ibyo bintu byinshi bakubwira ukagenda ushaka kubyapurika, kubishyira mu bikorwa, kandi umuntu wawe atandukanye n'uwo nguwo bo bakubwiye. Umugabo watandukanye n'uwa mukuru wawe, umugabo watandukanye na papa wawe, umugabo watandukanye n'uwa tante n'uwandi. Ni ukuvuga ngo muba mugiye kubaka ibintu byanyu. Rero hano hari inama ziba ziri rusange, ariko noneho hari n'inama usanga nyine abamama tugira abakobwa, nyamuneka uzamenye igifu cy'umugabo. Yego. Cy'umugabo uzamenye umugabo inda ye, mbese ukumva ni ibintu nshatse igisambo wasandira mu nzu bikagushobera. Wagerayo rero ugashaka kubyapurika, ukavuga uti bambwiye ko umugabo ari reka nanjye nkora ibishoboka byose. Rero wenda nkanjye nk'icyambayeho, bari barambwiye ko umugabo mu gitondo agomba kugenda ariye. Nkajya mbyuka rwose pe, nkabyuka nkategura akagenda atabiriye, hasigara nabyimbye umutwe wenda kumeneka. Navuga ni Mana, ubu harasuzuguye, ubu hari ahandi ari ubiryo. Bibanza kuncanga. Kuko yaranyicaza arambwira tumva rero twumvikana. Nta kintu njya mfata mu gitondo na kimwe. Ndagenda ukarakara, twavugana ukambwira nabi warakaye ngo nagiye ntari, ubimenye Jesse njya ndya. Badashoye yaragakoze. Ati Jesse njya ndya mu gitondo. Cyakora amazi. Urumva mba ndabimenye. Ndavuga nti umva nkavuga nti nzajya ndyama nsinzire. Ntabyo kumbwira ngo ndazindutse ngo ngiye gutegurira umugabo. Nibyo navugaga n'abandi babyumvireho. Banza umenye umuntu wawe. Kurumva je nagiye nyine ibyo bambwiye njya kubyapurika. Nsanga ntago bikora. Byari no kunsenyera ko je nasigaraga ndakaye. Avuga haransuzuguye, ubuse yanciye amazi kubera iki, warahanda ari burye mu gitondo. Nkasigara na stress. Birumvikana ko ibyo umugabo yagukoreraga ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bidasanzwe. Ntibyatumye wenda ntiyabikoze kuko jyabona cyangwa wari wanamubwiye ubupfubyi bwawe, akabaro kawe, kuba imfubyi uri muto, si cyo cyatumaga wenda bikora? Ni ibintu byari bimurimo, ntabwo ari yo mpamvu nasanze ariko ateye ariyo karagitari. Aho ngaho rero bwira abagabo bakunde bate? Abagabo rero gusa umugore n'umugabo nanone biterwa n'ibikomere abantu baba baraciyemo. Rimwe na rimwe hari igihe umugabo avuga ati umva nkurikije ibikomere naciyemo, umugore wanjye agiye kumbera mama. Umugore nawe ari ati nkurikije ibyo naciyemo ngiye kuruhuka, umugabo agiye kumbera papa. Noneho bagera ugasanga buri wese inshingano ze zishize ku ruhande n'undi azishize ku ruhande. Umugore akeneye ko umugabo amwitaho, umugabo nawe ari akeneye ko umugore amwitaho, rukabura gice. Ejo ugasanga ati je ntanyitaho, nibicare bamenyane bavuga ati se tugiye kubaka ubwami bwacu gute? Rega buriya ni ubwami bw'umuntu Imana ibiguhaye. Tugiye kubwubaka gute? Giye naciye muri ibi, nawe uca muri ibi, duhurize hamwe dukora iki? Ukeneye iki? Ukunda iki? Wanga iki? Nimara kubimenya icyo ukunda, nzagerageza nkora icyo kintu ukunda. Nimenya icyo wanga, nzagerageza kwirinda icyo kintu wanga. Rero abagabo na Bibiliya iratubwira ati bagabo mukunda abagore banyu, ngo nkuko Kristo. Ni ikintu gikomeye, Paulo yavuze ikintu gikomeye, ngo nkuko Kristo yitangiye itorero akaripfira. Rero aho niho umugabo yakagombye kureba, avuga ati niba Kristo kubemera Imana ariko yaritangiye abari mu isi kugeza igihe apfiriye, urugo rwanjye ngomba kurwitangira nkarurinda kugeza igihe niyo byansaba imbaraga zingana iki, nkarwanira urugo rwanjye, nkakunda umugore wanjye, nkamurutisha abandi bose, kuko niwe mba narahisemo
n'ababandi bose bahari. Yego. Rero hari igihe umuntu ashaka just ari ukugira adresse yumve ko avuye mu busiribateri arashatse agize adresse, ariko ntabwo yigeze yiyangaja mu kugira gute mu kubaka urugo. Rimwe na rimwe ugasanga ni igitutu cy'abantu, ababyeyi, kuki udashaka, reba urungano rwawe, reba inshuti zawe, abo mungana, mbese ugasanga umuntu ari kuri pressure yo gushaka. Rimwe na rimwe ugashaka n'udakunda just gusa kugira ngo unezeze abantu, ngo urusaku rw'abantu rukuveho. Rero umugabo namubwira ngo mbere yuko ashaka, umusore uri hanze hano uri kunyumva, niyicare amenye ngo arashaka iki. Ese agiye kwiyangaja muri urugo, ni commitment. Yego. Ni ukwiyemeza kavuga uti ikizaba cyose niteguye kurwanira urugo rwanjye, niteguye gukunda umugore wanjye. Rero iyo urukundo rutagihari nyine ni handi umugabo atangira kugenda areba ku ruhande. Kandi mu by'ukuri yamuzanye avuga ati uri mwiza, usa neza, useka neza, uteye neza, ariko iyo urukundo rumaze kugenda rushira ahita abona bya bindi byose ntacyo bikimubwira, agatangira kujya ahandi. Rero umugabo yakagombye gukunda umugore we, akamwitangira, akamubera protection. Abagore tugira umutekano mu cyinshuro nyinshi, uba wumva uhangayitse, wumva udatekanye. Rero umugabo niwe wakagombye gutanga ihumure n'uburinzi ku mugore we. Umugabo ni imyugariro, sibyo? Imyugariro banza badutwamo batabizi, njye mbivuga kenshi. Iyo imyugariro idahari ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyakwinjira. Ubwo imyugariro ni nka portail y'uyu munsi. Ni nka portail y'uyu munsi. Kera twe twabaye mu byaro mu nk'iyo ngiyo. Yego. Tuzi kugarira amarembo. Tubwira aba.com ntacyo. Aba.com ntabwo babizi. Niyo wabaza umuntu ngo imyugariro ntabwo yabimenya. Yego. Mbese twivugire ko ari ibiti batambikaga mu marembo y'inka, mu irembo ya reka tubifate nka portail. Rero uyu mugabo ni ubwihisho cyangwa ni umurinzi w'umugore we, w'umuryango we. Yakagombye rero kurwanirira uyu mugore, akarwanirira urugo rwe kugeza igihe nyine yitangiye imbaraga ze zose. Ukarwana uvuga ngo ugiye gushakisha imibereho, ugiye ku kazi, ugiye kugira gute kugira ngo byibuze abo mu rugo rwawe bagire gute, banezerwe. Noneho ugaha umutekano umugore wawe, ntumutere guhungabana, sibyo? Nimugenda reka gukebaguza ureba wa presiya. Hari abagabo bateye gutyo, yaba ari kumwe n'umugore we ati wow, mbega umugore mwiza, ukabivuga umugore wawe abyumva, mbega umugore wambaye neza, kandi ntiwigeze ubibwira umugore wawe. Rero ibi bituma uyu mugore agira umutekano. Ubona atambaye neza, ntiwigeze umushakira umwenda mwiza, ubona wagakwiye kumubera. Yego. Mubwira ati ariko sheri, iyo wambaye gutya ububerewe. Yego. Cyangwa se niba ari n'umuturage ukamufata ukuboko ukamujyana mu iduka. Hari amaduka ahari, ushobora no gushaka umuntu ukamubwira uti jewe ujye unzanira imyenda y'umugore buri munsi. Hari ikiganiro rigeze kumva nkunganiyo gato cyane kivuga ngo twiremere abo twifuza. Hari igihe ushobora kuvuga uti uyu mugore nazanye ndi kubona nyine atakiri wa wundi nifuzaga, mureme uko ubyifuza kandi birakunda cyane, birashoboka. Aho rero iyo bitangiye gupfa n'ahandi uba utangiye kwikunda, wumva ntacyo nitayeho. Rero nari nkivuga ku mutekano abagore dukeneye. Ako kantu rwose turakagira, abagabo bagerageze mugasurinyeho. Gerageza we gutuma umugore wawe agira umutekano muke wo kugukeka, kuko buri gihe umugore yicaye avuga ati mana yanjye, none ubu yaba ari kumwe na runaka, none ubu yaba ari kumwe na wa mugore n'iki, bitewe n'ibyo wamweretse. Niba mugendana mu nshuti zawe ukabona arashaka kuba ari kumwe n'inshuti y'umukobwa w'inshuti yawe, y'umugore wawe, umugore agiramo akabazo. Ugasanga niyo muri ahantu mu bantu benshi ntashaka ko mwicarana, uhita ubigiraho ikibazo. Uyu muntu ntabwo ari proud yanjye. Rero biba bisaba ngo umugore agire umutekano, no mu umutekano ibintu byose birakemuka. Umugore nawe ntabwo ari ukugenda ngo yicare. Rero tubwira ngo uganduka, ubaha. Nkuko tugandukira Kristo, nkuko twubaha Kristo. Kristo niwe cyitegerezo dufatiraho cy'urugo rwiza, cyo kuvuga ngo natwe abagore twakagombye gucira bugufi abagabo bacu. Guca bugufi si ukuvuga ngo uraryama hasi bagukubite, mwubahe mu cyubahiro Imana yabahaye abagabo. Tugomba kubyemera nyine tukabubaha. Yego. Ntabwo icyubahiro ari ukwicara ngo umere gutya ugereka akaguru ku kandi.
ni muri rwa rukundo, ni muri kwa gukominikana, ni muri kwa bwa busabane, ni muri wa mwanya muhana, ni muri wa mwanya wo kubwizanya ukuri, ibyo byose bigenda biza. Justin, gupfa kari uri muto cyane ntabwo ari ibintu bigoye biryana ku kigero cyo hejuru, uri muto cyane nk'uko nguko? Wenda je navuga ko biracyari bitoya, wenda n'imyaka 2, ariko umuntu deka nivugeho nkanjye, nubwo wenda wavuga ngo ndi muto ariko sindi muto cyane, biragoye. Ikigoye cya mbere wenda mbona kigoye igihe ugiye kwivugaho, kuba ibintu byose ari we bireba, kuba ibintu byose ari we bireba, rimwe na rimwe ukanabyibagirwa ukavuga uti waramenyerejwe, rimwe byigeze kumbaho, ndataha nta mugati ntahanye, nabyibagiwe. Yego, abana bavuze mami kutazanye umugati, ndavuga ni mana we, harya nabyo biriyo. Urumva ibyo byose niwe wabikoraga, ari umugati, ari amaji, buri kimwe. Noneho je simbimenyereye kubikora, nkataha mami ko nta mugati uzanye, burya bwose nabyo birandeba. Hari wabikoraga ntahari. Ese ugenda ureba utuntu, biragoye ko inshingano zose ziba zikuriho. Uburi papa, uburi mama, uburi umujyanama, uburi umubyeyi, buri kimwe cyose. Urugo rwaguye, porutaye yakutse, idirishya ryavuyeho, ibati ryavuyeho, kwishyura ibintu byose, mbese uba ufite sharije nyinshi. Biragoye rero. Nta nshuti ubu nyinshi cyane wabuze kuko umugabo atagihari? Oya. Ukunze kuvuga ku kintu cyerekeye n'ibishuko, nta bagabo se uyu munsi batangira kuzana ibintu bidakwiye iwawe bitewe n'uko babona kuri wenyine? Rero Gerard, ibyo biba ari rusange. Ni ukuri iki kibazo abantu benshi barakimbaza. Ntabwo kuba umuntu adafite umugabo yarapfakaye bivuze ko wenda abagabo bahita baza. Je mbona birashoboka, ariko n'umugore ufite umugabo baramutereka. Rero barahari nkuko n'ubundi babaga bahari, n'ubundi ufite umugabo, ahubwo ni wowe umenya ngo urabigenza uti. Yego. Ni izihe ntego ufite ku buzima bwawe? Ese urareka ikintu umuntu wese yinjire? Urareka umuntu wese uje kukubwira ngo ni aje kugusapotinga kuri iki? Uramwemerera gukoresha ibyo ushaka? Umuntu agomba kugira intego mu buzima, ukavuga uti no, okay, niba uje kumfasha mfasha, ariko ese ni iki kiri behind? Ni iki cyihishe inyuma yo kumfasha? Icyo rero iyo ugize amakenga ntabwo ugwa mu bishuko, ntabwo abagabo bose bagutwara uko bishakiye, kuko ugira amakenga ukavuga uti okay, uyu muntu niba aje muri iyi shusho, reka ndebe ikiri kumutera kuza. Reka dusoreze ikiganiro cyacu kuri kariyeri yawe yo gukina filime. Nahoze nkurikira nsanga ufite masters muri economy cyangwa mu bukungu, wize amashuri nyine reka nyite y'ikirenga gutyo. Uza gushiftinga ujye muri sinema gute? Waje muri sinema ute? Yego, nibyo mfite masters muri economy. Kuba naraje muri sinema rero ntabwo ni ibintu numvaga nkunze, bitabujije ko no kuba naba mfite akazi kajyanye n'ibyo nigiye kambuza kujya muri sinema. Numvaga ari ibintu nkunze, numvaga ari ibintu nakunze kuva nkiri muto, ariko nkumva nta nzira nabona bicamo. Rero aho mboneye uburyo bwo kubijyamo numva nabijyamo, ariko kandi atari kubijyamo gusa kugira ngo nishimishe, ahubwo ari kugira ngo ntange n'isomo ko abantu bakina filime bose si birara, abantu bakina filime bose simbura mumaro, abantu bakina filime bose suko batize. Rimwe na rimwe usanga kwerekana ko abantu bari muri iyo industry hari imbura mukoro, abantu batize, abantu badafite pfo na ruguru, mbese abantu banywa ibiyobyabwenge babuze uko bagira. Nkashaka kwerekana ko bishoboka ko wakunda ikintu kandi ufite n'intego runaka zawe, cyangwa se ufite n'ayo mashuri ufite. Mbese njye nashaka kwerekana ko bishoboka ko niyo waba warize ayisumbuyeho ariko ushobora gukina filime kubera ko urabikunda, kandi no ukabikina mu rwego rwo kwigisha, atari kuvuga ngo nawe ugiye kubijyamo
uhite wambara wa mwambaro abantu bo hanze bahita babona muri urwo ruganda. Bwa mbere winjira muri filime hari ryari ayo mahirwe wayibonye gute? Ayo mahirwe yaje 2017 muri Stimade niho nahereye. Bashyizeho itangazo ko bashaka nyine gukora casting, ndabimenya njyayo, batwereka ibyo dukina. Nibwo bwa mbere nanjye nta na theatre nigeze nkina mu buzima. Nambwe ati dukinire, uramutse uri ku kazi bakaguhamagara ngo umwana wahiriye mu nzu. Ndabikina ko nakundaga ibi Nigeria cyane, byari bigezweho cyane ndabyibuka. Noneho barongera barambwira bati ongera udukinire, utashye ugasanga umugabo wari kuguca inyuma ari kumwe n'undi mugore. Nabyo ndabikora ukuntu mbitekereza, ariko ubwo nireferaga nyine kuri ba Genevieve na ba Omotora bari abo muri Nigeria ko bakinaga neza. Biragenda hashira nk'amezi 9-8 gutyo, nzi ko byarangiye. Nyuma baza kumamagara barambwira bati turagukeneye muri Stimade. Numva ndishimye ndavuga ni wow, bya bintu rero birakora. Ndagenda umunsi wa mbere kuri setting twahise dukina nyine, bampaye script ndasoma, turakina babona birakunze, barambatse utuwukina nize filime n'abantu ubwa mbere ati ntabwo bishoboka kuri kubikora neza. Ndavuga ni ubwa mbere kandi ukona birijyana, ntabwo wowe worotse script ubikora neza, c'est vrai ubikora neza ndetse cyane. Ntabwo nibukaga muri Stimade, mise nkuka muri Stimade n'umugabo wawe ahubwo w'umwubatsi nk'ibyo. Yego nitwa Mama Teta. Anci nyuma n'umusekreteri we, je nabizi nza no gucumbikira uwo musekreteri we nabizi. Uri very innocent cyane. Yego nazi kandi bibaho cyane. Hari umuntu twaho yarabimbwira w'umugore, arambwira ati biriya bintu kinage byambayeho. Umugabo nuko yangenje akambeshya ko umukobwa ari uwo bakorana ariko kandi ari umugore we, ntabizi batanakorana ahubwo ari umuntu yahimbiye. Bibaho rero dukina ubuzima bubaho n'ubuzima busanzwe. Uyu munsi navuga ngo gukina filime byakugira akahe kamaro, wabyungukiyemo iki Justin? Gukina filime cya mbere nuko nageze ku byo nifuzaga. Ibyo nakundaga kuva kera ndi muto, inzozi zanjye zabaye impamo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, filime yagiye impuza n'abantu batandukanye, ukabona abantu barakubwira ngo baragukunda, dukunda ibintu ukora, dukunda ukuntu ukina. Abantu bakagira n'icyizere, umuntu akaba yaza kukubwira nk'ibibazo bye kugira ngo umugire inama, akabona ko uri umwizerwa. Rero yampuje n'abantu batandukanye. Hanze ya filime warize ujya no kuri masters, ukina filime gusa na kira kigano cya YouTube channel cyangwa ufite n'akandi kazi ubibangikanya bite n'amashuri yawe? Oya, nta kandi kazi mfite. Yego, nta kandi kazi. Amashuri ubwo ngubwo warayarambitse wigira muri sinema? Oya, ntabwo ari no kuvuga ngo nukuyarambika gusa. Hari bimwe nari nkishaka gushyira ku murongo. Yego. Nkakomeza nkashaka akazi nyine, nkaba nakomeza ibyo nigiye. Yego. Ariko bidakuyeho ko na sinema nayikomeza, kuko yo nta nubwo igoye, nta nubwo isaba ibintu byinshi ngo wenda biragusaba ukwezi, iminsi ngahe. Yego. Mama Justin, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri igihe nishimiye kuganira nawe, ufite inkuru kandi inubaka abantu benshi cyane, n'uburyo wagiye ukomera, n'uburyo wagiye wiyubaka. Uyu munsi kuba ugeze no kuri masters, abagore benshi cyane abantu bumva ko nyine ngo batiga batize, ariko wowe urenga n'ibyo ngibyo. Ukaba ufite masters koti ngiye no muri sinema, ni ikintu kidasanzwe. Usanga benshi cyane, tunabivuze muri realite, harimo benshi cyane bari muri sinema ugasanga benshi ntabwo ari abantu banize, ariko wowe urenga n'ibyo byose, ukaba uri n'umuntu wize. Ni ikintu gikomeye cyane. Nkeka ko benshi bamenye ubuzima bwawe, kandi ndakeka ko uza kuba inspiration ku bagore benshi cyane, sibye n'abagore n'abantu bandi n'abagabo n'abajene, n'ukuntu bakwitwara. Ab'imfubyi babaye imfubyi ari batoya, bato wenda kurenza wowe, cyangwa wenda babaye imfubyi kurenza imyaka wari ufite. Buri wese afite ukuntu yitwara bitewe n'uko wowe witwaye, wanze kwiyandarika ngo batazaguseka, bitazagenda nawe ko urabikora neza. Reka tugushimire cyane. Ubutumwa watanga bwa nyuma n'ubuhe ngo dusoze ikiganiro? Wenda ubwo butumwa bushinye nko ku mahame
meza umuntu yagakwiye kugenda kugira ngo agendere ku murongo kuri nose. Urakoze cyane Gerard. Rero inama natanga muri rusange nubwo naciye mu bibazo mu bintu bitandukanye bikomeye ariko ntabwo ngomba guheranwa nabyo. Ngomba gutera intambwe ijya imbere, ngomba kwishakamo ibisubizo mbere y'uko undi muntu wundi aza kungirira impuhwe ngo abe yafasha jyewe ahubwo ndi kwifasha iki. Ese aba bana afite kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza ndi kubafasha iki? Nuko nakira ibyambayeho avuga nti okay ibi byarabaye, so niba byarabaye the way forward ni ubuhe buryo noneho nacamo kugira ngo ubuzima bukomeze. Niho ndi kubwira abantu muri rusange bacamo bikomeye, abantu bakananirwa kwiyakira, ariko hamwe n'Imana birashoboka ko wakwiyakira kandi ugakomeza ntuheranwe n'agahinda. Ntago bikuyeho ko wibuka abantu bawe, ntago bikuyeho ko wibuka umugabo wawe, buri saha buri segonda ubu mutekereza, ariko deka guheranwa nabyo. Gerageza kugira ngo n'aba bana babeho neza. Urwo ni ku ruhande rw'abantu babuze abagabo babo. Ikindi ni ukubwira nyine urubyiruko muri rusange bagerageze bitware neza, biyubahe. Hari abantu bavuga ngo nta bakobwa bakiriho, nta bakobwa bazima bakiriho, abakobwa nabati nta bahungu bazima bakiriho, mbese ugasanga bose baritana ba mwana. Rero bakagerageje mu by'ukuri kureba ese ni iki nshaka mu buzima, ni iki nakora kugira ngo ngere ku ntego zanjye. Ikindi nabubatse ngo ziri gusenyuka cyane, abantu bagerageze be kwikunda cyane. Bibiliya avuga ngo buri muntu wese ashyira imbere mugenzi we. Umugabo yakagombye gushyira imbere umugore we bwa mbere, umugore nawe agashyira umugabo we imbere, muri bwa bwuzuzanye, muri bwa bwumvikane, muri kwa gucirana bugufi, muri kwa kuganira. Ikindi uburere bw'abana buri gutakara kubera iki? Ababyeyi turi bize, ababyeyi twitwaza ngo twabuze umwanya, ugasanga abana barapfapfana, abana bararirwa n'abatantine. Abatantine nabo bafite background zabo zitandukanye zitari na nziza, yavuye mu cyaro wenda nawe ahunze amakimbirane y'iwabo, ahunze ubukene n'ibindi. Rero ugasanga aba bana ntago turi kubegera, ariko papa mama gerageza ushakira umwana umwanya, umuganirize, mukine akubone. Niyo tubonye umwanya nk'ababyeyi usanga tujya mu bindi, za bridal shower, za baby shower, za birthday, gusohokana n'abandi b'abana, ugasanga still umwanya wabo turawuriye. Rero tugerageze rwose pe kubaka u Rwanda, umuryango nyarwanda tubigizemo uruhare, umuntu wese abigira ibye, abigiremo uruhare. Ikindi navuga muri rusange, nta kazi na kamwe umuntu atakora kugira ngo yiteze imbere. Nshobora kwicara nkavuga ntagiye we mfite masters yanjye sinshobora kujya gukina filime n'urugero, kandi wenda iyo filime bari bumpahira umuceri ugasanga ndicaye. Ikindi jewe ntwara n'abageni buriya, rero mfite n'imodoka ntwara cyane rwose. Rero abantu bafite ubukwe mfite imodoka ntwara abageni. Rero urumva ibi byose ndimo ndagana kuri kiriya uruvuze ngo ni gute umuntu yakwitwara, ni izihe ngamba cyangwa se niki umuntu yasetinga isobanukirwa. Gutwara abageni ba mushoferi cyane witwara niyo wibera umushoferi. Rero urumva ntabwo ndi wa muntu wakwicara ngo ntegereje ko umugabo runaka aza kunkenerera ikibazo. Ndi muzima, afite ibitekerezo, umubiri wanjye ni muzima, ngomba kubikoresha kugira ngo hatagira unsuzugura, hatagira uncishamo ijisho. Mbese sinihisi, siniha abantu. Rero abantu bose nta kazi na kamwe umuntu atakora. Ushobora gukora akanga kakuzanira inyungu, ushobora kujya hariya ukaba umuyede kuki, ariko byibuze ayo mafaranga y'ikiyede ukayarya mu buri proud wishimye, uvuga ngo si kimwe nuko umugabo yaza akubwira ati ndaguha miliyoni turyamane, mbese umbataye aho guhamagariye ni huzira, ugasanga warwaye pressure ati noneho ndamubeshya iki, noneho ndamubwira gutse kugira ngo byavoiding ubikureho. Gerageza wikorera utuntu twawe, Imana izaguha umugisha kubyo ukora. Ujya utanga nimero de telefone, haba umuntu ushobora kuba avuga ati nkeneye serivisi zawe, imodoka z'abageni, kubatwara, nta kibazo? Nta kibazo. Zivuga tubaza no kuzishyiraho. Yego 0788 5693881. Tumva ari izo ngizo no kuri YouTube channel yanjye ziriho Justin TV Show. Justin TV Show tubaza no kwipininga ku bantu bifuza kubiganira. Hari akantu wenda ntari mvuze. Icyambere mbona no kwiyubaha, iyo wiyubashye nta ugusuzugura. Nicyo kintu nasetinze mu buzima bwanjye.
kino nkumva ko ngomba gukoresha amaboko yanjye ibitekerezo byanjye kugira ngo mbashe kwiyubaka mbashe kugira aho ngere ejo ntazabura ikintu nkavuga ngo ngiye kudipendinga kuri uyu muntu rero abantu bakagombye kwisobanukirwa kumva ko ushoboye ugatinyuka ugakora ibintu bitandukanye ayo ni ya mahame twe twamubajije mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro mwakoze cyane Gerard nawe konumira